Imana ikomeje kuduha kugira ngo twumve ijambo ryayo kandi tunasenge. Twongeye kwibukiranya yuko uriya gusenga ni ikintu gikomeye Imana yaduhaye. Hari igihe dukunda kuvuga ngo tukabasoma inkuru z'Abisiraheli tukareba ukuntu bazanaga intama baje gutamba ibitambo, usanga natwe turaririmbye ngo sinari kubona inuma, sinari kubona intama, ariko twibuke ko abanyamahanga batari babyemerewe. Ntabwo twe twari tubyemerewe, n'Abisiraheli bari bemeye kuzana ibyo bitambo, ariko ibyo nabyo byageze igihe ntabwo ari bo begeraga Imana. Hari umutambyi wari hagati yabo n'Imana, akajya kubwira Imana, akajya kubatambira ibitambo. Ariko umugambi w'Imana uhereye kera kwari ukugira ngo umuntu bwe ari uzabasha kwegera Imana, bakabasha kuvugana no kuganira. Amen. Mwibuke ko Yesu amaze gupfa ku musaraba ntabwo byarindiriye ko azuka, ahubwo agipfa ubwabyo umwenda wari ukingirije ahera wahise usadukamo kabiri. Imana yerekana umugambi mwiza yari ifite kugira ngo abantu bahure nayo, baganire nayo, basabane nayo. Amen. Iryo ni ishimwe rikomeye. Hari igihe umuntu ajya atuma umuntu kujya kumuvugira ibyifuzo, akagenda nkawe akashobora kuba yanabigoreka, cyangwa nk'abantu basemura. Hari igihe umuntu aba ari utazi ururimi, ukagenda umuntu agiye gusemura akajya bivuga mu buryo butari bwo, ugasanga icyo wagombaga guhabwa ntugihawe. Murabizi nko mu Kinyarwanda hari amagambo aba afite ukuntu avugitse, ugasanga wavuga ati wenda nifuzaga yuko mwamfasha, ugasanga yongeyeho ati yifuzaga ko mumusura, ugasanga rero icyo washakaga kuvuga si cyo kigenderewe. Ariko Imana ishimwe, haleluya, kuko ibyo bintu yabikuyeho, ahubwo umuntu n'ubwe n'umutima ujya imbere y'Imana ukabwira Imana nk'uko ubishaka. Imana ishimwe. Reka twongere dusubiremo iri jambo Byakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Reka tuhasome igice cya mbere ku murongo wa 8. Nari nzi ko team iri bumfashe kuririmba indirimbo ya 49, ariko abantu nka babiri baza natwe twicaye tukayiririmba ivuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintara mu magarara. Dusome Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere ku murongo wa 8. Turahita dusoma muri Matayo ibice 6 tuhera ku murongo wa 5. Icyakora muzabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzabagabo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amen. Matayo ibice 6 umurongo wa 5. N'abigishwa ba Yesu bagize icyifuzo cyo kubwira Yesu ngo abigishe gusenga. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Weho nusenga ujye winjira mu nzu, ubanze ukinge urugi, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukeneye mutarasaba. Amen. Reka turirimbane iyo ndirimbo ya 49 n'abandi tutuje turi kuyumva, twinjira mu mwanya wo gusenga kandi no mu ijambo ry'Imana. Ibihe nsenga Uwiteka. Ibihe nsenga Uwiteka bitarura umagarara, ngo nigira hodari muga
wabwiye abigishwa be ababwira ko bazahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, ababwira ko umwuka wera naza muri bo bazahinduka abahamya bo kumuhamya. Kandi Yesu nawe warababwiye yuko ari umunyu w'isi, anababwira ko ari umucyo w'isi, niko yarababwiye. Umunyu umumaro wawo turawuzi. Umunyu ushyira mu biryo ukaryoha, ndetse burya umunyu uranomora. Iyo abana baguye bakikubita hasi cyangwa bagize ibisebe mu rugo, iyo ufite umunyu hafi uhita uwushyira amazi y'akazuyazi ugakubitamo ukababara gato ariko ukomora. Yesu niko yaravuze yuko abigishwa be cyangwa abakristo bazaba ari umunyu w'isi kandi bakaba umucyo w'isi. Uwo Yesu agiye kugenda rero arababwira ngo bazahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira. Ikintu gitangaje ni uko yahise abohereza gusenga. Akimara kugenda yababwiye ngo mujye mu nzu mujye gusenga. Abohereza gusenga. Mu gusenga niho tubona yuko ariho bakiriye za mbaraga ziba mu buzima bwabo. Amen. Gusenga nifuje ko nubise umwuka we yabishyira ku mutima wanjye. Hari igihe tuvuga muri rusange ngo twaje gusenga cyangwa gusenga tukabigira ibintu bisa nkaho ari rusange, ariko nifuje ko tumenya ngo gusenga Yesu yashatse kuvuga ni ukuhe. Haleluya. Abigishwa ba Yesu umunsi umwe ngo babona Yesu avuye gusenga, biri muri Luka, kuko byagaragara ko ubuzima bwa Yesu bwari ubuzima bwo gusenga. Kandi Yesu yari umwana w'Imana. Yesu ni Imana ariko yambaye umubiri, ariko ari mu isi. Ubuzima bwe bugaragara ko bwari ubuzima bwasengaga. Iyo dusomye Bibiliya ngo mu gitondo ajyaga azinduka akajya gusenga, ku mugoroba ashoje mirimo akongera akajya gusenga. Tumubona Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu yiyiriza ubusa asenga iminsi 40. Tubona Yesu asenga mu ishyamba Getsemane afite intimba n'umubabaro. Tubona ubuzima bwa Yesu, tubona mu buzima bwo gusenga. Biratubwira ngo abigishwa ngo bamubonye avuye gusenga ngo bagira icyifuzo ngo mwigishe natwe twigishe gusenga. Amen. Haleluya. Yesu rero abigisha gusenga ndayango aba ari byo twiga uyu munsi, kuko Yesu abwira abantu ngo bazabwa imbaraga yabanje kubohereza gusenga. Byerekana ko uku gusenga ariyo nirwo rufunguzo n'izo mbaraga, nibwo buryo bwonyine vuge gutyo bukomeye. Reka turebe ubu gusenga Yesu yavuze. Yarababwiye ngo weho nujya gusenga ujye mu nzu yawe ngo wiherere ngo ukinge. Abanza mubuze ibintu bigera kuri 2. Aravuga ngo ntuzagende usubiramo amagambo hato hato ngo nk'abapagani bibwira ko ari bwo bumvirwa. Ikindi aramubwira ngo ntukagende nk'indyarya ivuga, urumva, ariko ibyo ari kuvuga si byo biri mu mutima, ahubwo we injira mu nzu yawe, nurangiza wihererane na so wumva ibyiherere azagira gute, azakugororera. Nibwo hariya yahise atangira noneho avuga gusenga. Rimwe na rimwe tujya twibwira ngo niyo formule, ariko siyo formule. Aravuga ngo none wageze mu nzu yawe wiherereye ubwawe wenyine, ntabwo ugiye kugenda uvuga amagambo hato hato nk'uwibwira ko ari bwo wumvirwa. Nta nubwo ugiye kugenda nk'indyarya ibiri mu mutima bitandukanye n'ibyo ari kuvuga. N'uwinjira muri ubwo buryo ahita avuga ngo nutangira uvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Amen. Narebye muri Bibiliya nsanga ahantu hose Yesu yasenze, hose nta na hamwe namwe muhashake yabanje kujya avuga ngo Data. Ahantu hose Yesu yasenze, ahantu hose muhashake murebe, ahantu hose Yesu yagaragaje asenga Imana yaravuze ngo Data wa twese, cyangwa ngo Data. Uziko no ku musaraba agiye kuba nk'uvugana n'Imana yavuze ngo Data, Data. None agiye kutwigisha gusenga aravuga ngo wowe numara kwinjira ahantu hawe n'umutima wawe utangira uvuge ngo nawe ngo Data. Haleluya. Iyo dusenga, icyo bita gusenga ni ukuvuga ngo ni ugusabana ndande, ntabwo ari na bosi, ntabwo ari raporo
gusenga ntabwo ari raporo umuntu atanga. Gusenga ni umwana uje imbere ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Gusenga ntabwo ari ahantu umuntu yaje gutanga raporo. Sinzi abantu bigeze kugira bakoresha, hari igihe abantu bagira bakoresha nyine bakanira cyane ku buryo agituruka nk'ariya utubona abantu bose ukatubona abantu bose bahungabanye, umuntu wese ku buryo ashaka ati bimeze bite, anakubwiye ngo mwaramutse ugatanya gusubiza babiguze kandi yavuze mwaramutse kubera ko ni boss, ni boss. Gusenga rero ntabwo ari uburyo bwo guhura na boss, ni data wa twese uri mu ijuru. Haleluya, niko Yesu yabivuze ngo nimuza gusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Iyo usomye iki gice ukigira hirya cya gatandatu cyose Yesu avuga ibintu byo gusenga. Aho yongera avuga ngo ntimukiganyire ngo musabe ibyo kurya n'ibyo byose kuko n'abapagani, yongera bagarukamo, nabo barabikora. Nibajije kuki Yesu aza gusenga agatanga ingero z'uburyo abapagani basenga, agashaka kwerekana uburyo abapagani abakristo badakwiye gusengeramo. Abapagani ngo bakora uburyo bubiri bwo gusenga, barasaba ibintu bakeneye, barasaba duhe, nkeneye imodoka, nkeneye ibi ngibi. Ikindi cya kabiri abapagani ngo ibiri mu mitima ngo bavuga nk'indyarya. Hari umugore umwe biranditse hano mu gitabo ngo ntiyemeraga Imana. Umunsi umwe rero ngo agira ingorane, umwana we arapfa. Apfuye nako yabanje ararwara, none bavuga ngo wasenga Imana. Buri iyo warwaye ugera ku rwego n'abaganga ntacyo bakoze, kavuga ati hari Imana ishobora byose, uko biri kose nifite byose. Ngo yinginga Imana, arasenga ngo Imana nubwo ntakuzi ndakwinginze ni wubaho unkiriza umwana. Ngo hashize iminsi 3 umwana we arapfa. Amaze gupfa baramushyingura, ngo agarutse mu rugo ajya mu cyumba cye, wayenje avuga ngo wa Mana we ndakwanga ibintu nkoreye ukageza ubwo wica n'umwana wanjye, ndakwanga. Wakimara gutuza ngo yumva ijwi rimubwiye ngo aho ubereye mwana wanjye uransenze, kuko abwije Imana umutima. Haleluya, haleluya. Umutima niwo Imana iba ikeneye mu bihe byo gusenga. Niyo mpamvu Imana yakundaga Dawidi ikavuga ngo Dawidi afite umutima nishima. Muzasome Zaburi za Dawidi. Hari Dawidi yasoma Zaburi itangaje, umuvandimwe arimo tuyivuga, ari kuvuga ngo ashimira Uwiteka ngo ariko ngo abanzi banjye ngo ariko ngo bakatishe ngo bagire gute. Ikinyarwanda gifite amagambo akomeye, ubakandi ubagire gutya. Ageze hepfo ngo ariko yango Uwiteka, uwo ni umutima waje imbere y'iki y'Imana. Haleluya. Gusenga ni umutima. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo wehoho ugenda ahantu mu nzu yawe ukinge, muri make winjira indani mu mutima wawe, nurangiza so wo mu ijuru umubwire ngo ndahari. Hari ukuntu tujya dusenga abantu b'Imana nk'abantu batazi no kuvuga imivugo, kuvuga Uwiteka gitare cy'amahanga ushimwa byose ushobora byose runje kushima ndakwimbaje, no kayituka ko waje ari ikintu uje gusaba, reka tuvuga ariko mukanya nabeshya barakubeshya mbabariye gutukana mbere kuvuza inda cyawe mbatse mve bidatunganye, ukimara kunyeza Mana ndagusabye. Uwo si umutima waje imbere y'Imana, uwo si umutima waje imbere y'Imana. Zaburi za Dawidi muze kureba na 78 mugene muri Zaburi. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo nabonye umuntu ufite umutima, shaka. Dukunda kujya mu butayu, dukunda kujya mu mazi n'ahandi. Ubundi intego zo kujyana nkaho ni ukugira ngo ujye ahantu utuze, noneho ufate umutima wawe uze imbere y'Imana, nta rundi rusaku, nta bindi. Ntago kujya kurira imisozi ari ukugira ngo twereke Imana yuko twabizi icyo kugira ngo tuyishake. Imana ahantu hose irahari. Iki Imana ishaka ni ahantu uruva ngo umutima wanjye waje imbere y'Imana. Haleluya. Muri ibyo yarivuze ngo umutima w'umuntu uzi imbere y'Imana. Wamara kuza imbere y'Imana, Imana ikagira ikikora. Dukomeze uko Yesu yabigishije gusenga.
ndashaka ko uyu munsi tuze gutaha umuntu wese azi gusenga. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka kibeho mu isi nk'uko kiba hehe mu ijuru. Akenshi twe dusenga kuko gusenga kwacu kumeze nka kwa kundi Yesu avuze ngo nk'abapagani basaba. Gusenga si ugusaba gusa. Niyo mpamvu tutajya tuza ngo twakire ibiva mu ijuru. Mwumva ukuntu Yesu yatangiye ngo muvuge ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba hehe mu ijuru. Abantu bize ibintu by'ubwubatsi mujya bakora plan y'inzu, bamara gukora plan y'inzu iyo ubona ishushanyije, abantu benshi bakunda kuyishushanya bagashyiraho iruhande imodoka y'umutuku ihagaze ahantu, ukajya ubona ukuntu iyo nzu izaba imeze. Ugiye kubaka nawe akurikiza kwa kundi baba bashushanyije twa tuntu twabo bakatakata, ukabona ko ari plan, none bakayikurikiza inzu ikamera nka ya yindi. Imana yaremye ijuru n'isi ifite plan y'ubuzima bw'umuntu. Imana yandemye ifite plan yagennye, ishaka ko ubuzima bwanjye bwubakika. Iyo nje gusenga gusabana n'Imana no kuvuga ngo ubwami ibyo washatse kuri njye bibeho, haleluya, utegereje umugambi w'Imana ku buzima bwawe ngo bubeho, haleluya, haleluya. Gusenga ni ukuba muri position uri kumva utegereje icyo Imana yashatse kuri wowe ngo kibeho. Imana igeze ibwaye Yeremiya ngo nakumenye kera ukiri mu nda ya mama wawe, ngushyiraho kugira ngo umuhanuzi uhanure iki amahanga. Ariko kuko gusenga kwacu kwinshi kuba ari ugusaba, kutari ugusabana n'Imana ngo ubwami bw'Imana twakire iby'Imana iduha, bituma tubura icy'ingenzi mu gusenga. Ni ukwakira iby'Imana ishaka bikaza bikaba mu buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Bibiliya Pawulo nawe yavuze mu Baroma avuga ngo burya ibintu byose Imana ishaka ngo ni ibyo gushimwa, ni ibyiza, ni ibitunganye, ni ibyo gushima. Narebye mu itangiriro nsanga ibintu byose byiza ni Imana yabishyize. Ubuya nta kintu kiza Satani yigeze ashyira ku isi, ntacyo. Uyu muziki mubona turirimba gutya wazanywe n'Imana. Ibiryo giye nigisha Sunday school, abana babaza mukunda kurya iki, akatuga ati firiti, inkoko n'ibindi byose nibyazi, kuko ari byazi nibyo byiza. Ariko Imana niyo yazanye ibyo biryo, Imana niyo yaremye ibyo kurya. No mu gihe cya Nowa Imana yabwiye abantu ati mbuzi n'ikindi murye n'inyama, ntabwo ari abantu bazivumbuye. Bavuga ngo Imana niyo izi ibintu byose byiza biri ku isi kandi bikeneye umuntu. Gusenga rero Yesu yavuze, iravuga ngo nimusenga ujye uzana umutima uvuge ngo bya bintu byiza ufitiye nibize ku buzima bwanjye. Haleluya, nicyo bivuze ubwami bwawe buze. Ese Mana ibyo ushaka kuri njye nibize, kuko ibyo Imana ishaka byose kuri wowe ni byiza, ni ibitunganye, ni ibitunganye rwose. Abantu badasenga ntibajya bakira ibyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Gusenga ni ukuba mu mwanya umutima ukakira gushaka kw'Imana ku buzima bwawe. Haleluya, dukomeze twige gusenga. Yesu arakomeza aravuga ngo noneho uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Narimo ntekereza nibaza, tugira abanyamasengesho benshi cyane, uretse ko nasanze mu Bibiliya nta mpano yo gusenga ihari, ahubwo ubuzima bwacu bwa buri munsi ni ugusenga. Ushobora kwibaza ukavuga ati ni kangahe dusenga, dufata umwanya wo kujya umwanya imbere y'Imana dutegereje kumva icyo Imana ishaka kuri twe, dutegereje kwakira ibyo Imana ishaka kuri twe. Amasengesho yacu menshi ni amasengesho tuza kubwira Imana ibyo dushaka, nabyo turi bibone mu gusenga, nabwo tubwira Imana ibyo dushaka. Ariko kubwo tugira wa mutima Yesu avuze ngo abapagani nabo barabisaba kandi Imana ikabumva, bituma tubura ibyo Imana ishaka kuri twe. Imana itubabarire kandi Imana idufashe. Ibyo kurya byacu bya none, kuki Yesu atavuze ngo uduhe ibyo kurya byacu by'umwaka wose, uduhe ibyo kurya byacu by'imyaka 10, uduhe ibyo kurya byacu imyaka yose tuzabaho ku isi, akadufata akaduha akantu ka none. Kubera iki?
yashatse ko tujya duhora tugaruka iwe. Haleluya. Buriya rero mu myaka uko abantu babayeho, ibiryo bakenera bitandukanye n'imyaka yabo. Abana batoya bakenera proteine nyinshi, bagakenera kurusha uko bakenera ibinyampeke. Hari umuntu uri wikorera, niba wifata ibaraga wikorera ushyira ku bitugu, ho uzakenera ibinyampeke cyane kurusha uko uzakenera icyo gihe ibindi. Ruvuga ngo bitewe n'ubuzima bwa buri munsi ukenera ibyo kurya bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi. Imana rero ishaka ngo buri munsi, haleluya, kuri yo aba ariho dukura ibidutunga bya buri munsi. Haleluya, haleluya, haleluya. Buri munsi Imana ishimwe. Hari ibyo kurya bitunga umubiri, hari ibyo kurya bitunga ubugingo, ariko ni ibya buri munsi. Manu bari mu butayu bigeze bagira kwizera guke, bamwe bakajya bayifata bakabibika, ariko bikarangira bitaye agaciro. Imana ishaka ngo buri munsi, kuko izi icyo ukeneye cya buri munsi. Uduharira imyenda yacu nkuko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Iyo dusenga, nababwiye ko gusenga dusengesha umutima. Niho hantu turekura abantu bafite imyenda yacu. Niho hantu tubarekurira mu bintu bikomeye ku isi. Bikomeye ni ukurekura umuntu umwenda, kurekura umuntu mufitanye bifu, birakomera. Sinzi namwe biborohera, ariko birakomera. Hari umugani Yesu yize guca, avuga ukuntu yari afite umugaragu, ngo ni umugabo wari ufite umugaragu, ngo arangije ngo amuharire imyenda yose. Ngo iyo myenda umugaragu yari afite ngo yagomba kuzayishyura ngo n'abana be n'abazakurikiraho. Urumva byari ibintu byinshi by'uruhererekane batari kwishyura. Maze shebuja mugiye muravuga tumva ndaguhariye, ngo arishima. Agisohoka ako kanya ngahura n'umugaragu mugenzi we, niba yaramuhaye 500 yo kugura ibiraha bari kwikorera, niba yaramuhaye sinzi icyo yamuhereye, ko bibirekana ko ari utuntu tw'udufaranga, utuntu duke, ngo ahita amufata mu ijosi, nyishyura nyishyura nyishyura, ngo baramukubitaguye. Maze undi mugaragu avuga ati ni wowe shobuja amaze guharira amafaranga utakwishyura n'abawe ni wawe babigurisha, none mugenzi wawe wo wahaye utuntu duke unaniwe kumurekura? Ngo shebuja ngo biramubabaza cyane. Iyo dusenga kuko tuba twajyanye umutima, ntabwo tuba twajyanye amagambo. Umutima n'uvuga ngo ni ukuri kose, uragenda ukavuga ngo Mana mbabarira ibyo nagukoreye. Kwete ukamugenzi wawe kavuga ati iwe rwose Mana ntago namurekura, ahubwo ubifashijemo wamunyishyurira. Ariko kukomeza, kuko wajyanye umutima, muzasome Zaburi za Dawidi, ukibuka ko nawe wahariwe imyenda utabasha kwishyura. Haleluya. Ukatugatumva nanjye Kristo yarambabariye, ukayiturekura wa muntu, ukayiturekura wa muntu. Mu gusenga niho dukora kwiyunga kukuri imbere y'Imana, kuko tuba twajyanye iki? Umutima. Haleluya, haleluya. Murumva abantu basenga bagumana bifu ndende z'igihe kirekire? Ntabwo bishoboka. Umuntu wasenganye umutima ntabwo byashoboka. Twagiye. Ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo dukize iki? Umubi. Ubuzima bufite ibitwoshya byinshi. Ijambo y'Imana rivuga ngo biri mu isi, irari ry'amaso, iby'umubiri n'ibindi byose twese duhuriyeho. Ariko iyo dusenga, mwibuke Yesu akimara kuva gusenga yahise ahura bya bindi bitwoshye, nawe tahura nabyo. Ariko niho yabashije kubona imbaraga zo gukoresha ijambo ry'Imana ngo abashe gutsinda bya bindi bigira gute? Bimwoshye. Ibitwoshya ariko mu bihe byo gusenga niho tubasha kubona imbaraga z'Umwuka Wera ziduhesha gufata rya jambo ry'Imana ngo tubashe gutsinda ibigira gute? Ibitwoshye. Tugende udukize umubi. Hari igihe abantu baba mu isi bakagira ngo ntibazi ko isi igira umubi. Ntabwo umubi twebwe tumutinya, ariko biravuga ngo murwanye Satani. Azagira gute?
azabahunga. Mwegera Imana izajya gute? Izatwegera. Hari igihe ubona umubi mu buzima bwawe, hari igihe ubona umubi yatatsa ikirere, hari igihe ubona umubi umwuka yoherejwe, hari igihe ubona umubi mu bintu byinshi bitandukanye. Mu gusenga niho dutsinda umubi. Tumutsinda gute? Ijambo ry'Imana ritubwira mu byahishwe ngo bamuneshejeje ijambo ryo guhamya n'amaraso y'umwana w'intama. Mu gusenga niho tubwirira umubi. Satani iyo turwana n'umubi ntabwo tuvuga ngo Satani we njyewe rwose ubu nshaka iki, cyangwa tuvuga ngo Umwami Yesu ngo ubu koko Satani anshaka iki, ngo ubu ntabwo nuko Satani yanzengereje. Ntabwo ari uko dutsinda umubi. Umubi tumutsindisha ijambo mu gusaba ati ndi umwana w'Imana, nta ruhare ufate ku buzima bwanjye, rekura umuryango wanjye, rekura ibi byanjye, rekura ibijyango. Amaraso ya Yesu atwikira ubuzima bwanjye tukabasha gutsinda iki? Umubi. Haleluya, haleluya. Gusenga bifite imbaraga. Ndashaka ko dusoreza kuri iki kintu Yesu yavuze gikomeye. Ahubwo mudukize kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Dusome ibyakozwe n'umwe twumviye ibintu Yesu yashatse kuvuga. 17. Iri jambo rirakomeye. Yesu yashatse ko abantu dusenga tumenya ko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari iby'Imana yonyine. Haleluya, haleluya. Hari igihe umuntu asenga avuga ko Mana urabikora cyangwa ntubikora, ese urabishoboye cyangwa ntabwo ubishoboye. Hari n'abasenga ngo ariko koko Mana uri kubibona, ese Imana irabyi. Kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyayo none na ryari n'iteka ryose. Amen. Ibyakozwe n'umwa 17, 28 na 29. Ni igihe Paulo yigishaga muri Atenayi, asanga abantu barasenga. Yasanze abantu basenga bafite ibigirwamana, bafite ibyo basengaga. Arangije ababwira Imana itazwi, itamenyekana. Umva ijambo yababwiye ngo kuko ari muri yo dufite ubugingo bwacu, tugenda turiho nk'uko bamwe mu bahimbyi b'indirimbo banyu bavuze bati turi urubyaro rwayo. 29 noneho. Nuko rero ubwo turi urubyaro rw'Imana ntidukwiriye kwibwira yuko Imana isa n'izahabu cyangwa ifeza cyangwa ibuye cyangwa ikindi kibashijwe n'ubukorikori bw'abantu n'ubwenge bwabo. Amen. Haleluya. Buri ikintu umuntu azi cy'igiciro azi ko ari cyo kirenze. Abantu izahabu tuzi ko ari cyo kintu kirenze hejuru y'ibindi byose, bikajya bituma ikindi twumva ko gifite agaciro tucyumva nk'izahabu. Paulo ageze ahantu ababwira iby'Imana itamenyekana batabona, aravuga ngo ntiri kure y'umuntu ari we wese, ariko aravuga ngo twebwe urubyaro rw'Imana. Mwibuke ko abantu basenga, dusenga data, ni urubyaro rw'Imana dusenga. Twebwe abasenga rero mwe gutekereza Imana nk'izahabu. Imana usenga wiyitekereza nk'ikintu. Hari ukuntu abaye iminzani kera akajya avuga ngo ndashaka gupima ibiro 3, ukayifata ya mabuye y'ibiro 3 ugashyiraho n'ifu ukagereranya n'ibiro 3 ukumva naho byerekeye. Imana dusenga si nk'izahabu. Ntabwo iri ku rwego rwo kugereranywa nk'izahabu, nta nubwo iri ku rwego rwo kugereranywa n'ifeza, nta nubwo ari urwego n'ubwenge n'ibindi by'abantu. Ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana ifite ubuzima, ni Imana ishobora byose, ni Imana ubwami bwose, ubushobozi bwose, icyubahiro cyose ni ibyayo. Haleluya, haleluya. Nidusenga n'ubu uri mu gihe cyo gusabana n'Imana, data wumve ko uwo ubwami, ubushobozi, icyubahiro ni ibyayo, ni ibyayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Twe kugereranya Imana n'ibyiza tuzi. Nkuko nababwiye abana bajya bavuga ngo bati niki kiryoha ni ifiriti. Ni ifiriti niyazi, hari ibindi bintu biryoha atazi. Birahari mu Rwanda abanza tugira ibyo kurya bikeya, abandi bagira n'ibindi, ariko umuntu akavuga ati ifiriti ni iryoha. Natwe rero kuko ifeza ari cyo kintu tuzi, kuko izahabu ari cyo kintu gikomeye ku bantu, twibeshya ko Imana dusenga yagereranywa nk'ibyo. Paulo avuga ngo urubyaro rw'Imana.
mwebwe nimusenga mwe gutekereza Imana gutyo, ahubwo mwumve ko ubwami, ubushobozi, icyubahiro ni ibyayo none iteka ryose. Amen. Ibyo nibyo Yesu yavuze gusenga rero. Umutima wawe ujye imbere y'Imana. Iyo usenze ujyana umutima, ujyana wowe. Ibyo ni iby'Imana ishaka. Imana ifite ishaka kumva umutima. Yesu navuze ngo dore ndi ku rugi ndakomanga, umuntu niyemera akaza, njyewe nzaza dusangire. Birababaje muri iyi minsi, nanjye nitekerezaho, abantu benshi twatakaje ibihe byo gusabana n'Imana. Cyakora tubona ibihe byo gusaba Imana, byo kujya gusaba Imana, ariko gusabana n'Imana, ngo duhe Imana umwanya, ngo dufate umutima twumva Imana, twarawutakaje. Kandi icyo gihe nibyo bihe byo gusenga, niho izi mbaraga zizamanuka, niho izi mbaraga zizaza, nibwo Imana uzayiberaho wowe. Haleluya. Nubwo ubuzima bwawe buzaba yapla, uzubaka ubuzima bwawe nk'uko Imana ibishaka. Kandi nongere mbibutse neza, kuko icyo Imana yashatse cyose n'icyo Imana ishaka cyose ni cyiza, kiratungana. Njya numva abantu bavuga, kumva umuntu atanze ubuhamya ngo njyewe ngo naje gukorera Imana, Imana ifashe ku gahato. Bakunda kubivuga rimwe rimwe tw'urubyiruko, tukumva ntabwo dushaka kurekura Imana ubuzima bwacu kugira ngo Imana ibukoreshe. Ngo iyo wihaye Imana, gukemerera Imana kwigukoresha, iraguhombya. Ati ngiye yamombeje ibi, bamwe ati nabahembeje ibi, abandi none ugasanga abantu no mu gusenga kwabo ntibashaka kwemera icyo Imana ishaka. Ukumva umuntu aratinya ngo icyo Imana ishaka cyaza gitandukanye n'icyanjye, biraza kugenda biti. Ukumva umuntu ntari kugirira Imana icyizere, ariko iyo Mana niyo ifite ubuzima bwawe. Haleluya. Niyo soko y'ibyiza byose, niyo soko y'ibyiza byose, niyo soko y'ibyiza byose. Haleluya, haleluya. Nta muntu n'umwe wigeze wemerera Imana kuba mu buzima no kuyobora ubuzima bwe wigeze ugira ibibazo cyangwa wigeze atsindwa, kigeze akozwa n'isoni. Ntawe. Ahubwo akenshi twebwe tuza gusenga, tuje kumva, tuje gusaba Mana wampaye ibyo. Niyo mpamvu uzasanga uyu munsi dufite abanyamasengesho benshi kugira ngo twikorere examen. Inshuro zose wirije ubusa, wazirije kubera iyo mpamvu. Tumere nk'abatekereza mu minota mike. Abantu twirije ubusa na benshi twirije kubera iyo mpamvu. Abenshi twiruje kugira ngo tubone amafaranga, twiruje kugira ngo tubyare, twiruje kugira ngo tubone ibi, twirije n'iryari twirije ngo tuze twumve icyo Imana ishaka ku buzima bwacu. Ni gake. Niyo mpamvu Imana rimwe na rimwe itatubonamo umusaruro. Kandi ibyo ishaka ni byiza. Uhishura umugambi muremure. Hari umugabo wigeze kumbabaza witwa Eliya, ariko Imana iza kumugira neza. Eliya yagize agira stress mu murimo w'Imana, agira stress, abona niwe wenyine, abona ibintu birakomeye, yararwanije. Umunsi umwe bamutera ubwoba, arangije atajya kwiyara, ati ngiye kwiyahura. Ajya munsi y'igiti, yitangira kwisabira gupfa, yumva arananiwe, yumva agize stress. Imana iraza ati byuka urye, mfitanye nawe urugendo rurerure, ndacyafite ibintu byinshi ku buzima bwawe. Biratubwira ngo marayika mu mutsima n'amazi, ngo ararya, ngo arongera arasinzira. Ngo yaravuga ngo iki, ngo jewe ngo ndambiwe, ngo ndashaka gupfa, ngo ninjye muhanuzi njyenyine, ngo ninjyewe bimeze gutya. Marayika arongera kubw'ubuntu bw'Imana avuga ati byuka urye, uracyafite urugendo rurerure. Mwibaze uyu muntu hano yari aryamye n'ibyifuzo yari afite mu mabaro, iyo ahishurirwa ko atazapfa, Imana imutegurira kuzagenda n'amagare y'umuriro, yari kujya muri kiriya giti? Ntiyari kujyayo. Ariko ngo arahaguruka aragenda, ngo ageze ku musozi. Biratubwira ngo nabwo ngo yigira mu buvumo, ngo hazi inkuba, hakubita ibintu byinshi. Ariko biratubwira ngo aho nta jwi ry'Imana ryari rihari, ariko mwituze, atuje, ari gutekereza, umutima watuje. Imana ivugana na Eliya, iramubwira ngo Eliya, mfite gahunda yo gukoresha ubuzima bwawe, sindarangizanya nawe, wikwiyahura, sindarangizanya nawe. Ariko umusozi w'Uwiteka mwituze. Imana iramubwira ngo uracyafite umuhanuzi Elisa uri bugusimbura, ugomba gutegura, uracyafite umwami ugomba kwimika, wijya gupfa hariya, genda ukore, ndakomezanya nawe, kandi nurangiza uwo murimo uze ndakujyana amagare y'umuriro tujyane. Haleluya. Imana
Imana ikeneye ko tujya ku musozi wayo, amajwi agatuza, inkuba zigatuza, imibabaro igatuza, akavuyo kagatuza, depresi igatuza, tukumva ijwi ry'Imana, tukumva umugambi w'Imana, tukumva icyo Imana ishaka kudukoresha. Hari abahanuzi, hari ab'Imana ishaka hari abana Imana ishaka kurera, hari abantu Imana ishaka gukoresha mu buzima, hari ibintu byinshi Imana ishaka gukoresha mu buzima bwawe. U Rwanda ruragukeneye, itorero riragukeneye, umuryango. Imana iracyashaka gukoresha ibintu byinshi, kandi si ibyo gusa. Hari amagare y'umuriro, hari amagare y'umuriro. Ntabwo uri uwo kwiyahura no gupfa. Jya ku musozi wumva icyo Imana ivugana nawe. Haleluya, haleluya. Umutima w'umuntu ukwiriye gutuza, tukongera tugafata ibihe byo kumva Imana no gusenga Imana, tutagiye gusaba gusa, ahubwo tugiye no kumva icyo Imana ivugana natwe. Gusenga ntabwo bikomeye. Muri ibi byaravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwa kugera ku Mana da. Umutima uzatuza, umutima uzatuza, n'umucyo ngo uzaba mwinshi, n'umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye iyi nzira y'amasenge. Eliya yari afite ibibazo byinshi yibazaga, ariko mu bihe byo gusenga mwibuke ko Imana yamusubije. Yaramubwiye ati rega buriya Eliya, uri kwibeshya, ntabwo ari umuhanuzi wenyine uhari, hari abantu 7,000 bitarapfukamira iki Bayali. Imana irashaka ngo tuze dusabane nayo, twumve ibyo ishaka kuri twe, kandi natwe tuyibwire ibyacu, ntabwo ibyanga. Pawulo yageze yandikira abantu, sinzi yabwiye Timoteyo, sinzi niba yarabonaga mu buryo basengaga, aravuga ati rero ndashaka kubabwira, nimusenga cyane cyane mujye musengera abategeka, musengera igihugu kugira ngo mugire amahoro. Gusenga mureke mbabwire, akenshi dusenga nk'abapagani. Yesu yavuze uburyo buri basenga mu butekereze. Ubwa mbere ngo basaba ibyo bashaka, ubwa kabiri ngo bavuga nk'indyarya, ibiri mutima si byo bajyana. Hari ibyo usanga abakristo dusenga natwe muri ubwo buryo, dusaba gusa. Ntabwo Imana tubuje gusaba, dusaba gusa, ahubwo dutaza imbere y'Imana ngo tuvugane nayo, tunayibwire. Hobu wumvise nk'abakristo basengera igihugu, ukabaza umuntu ngo wigeze wiriza ubusa kubw'igihugu? Wigeze? Bibiliya ivuga ngo nimusenga cyane cyane musengere n'igihugu. Muri make yavuze nimusaba, nimujya mu mwanya wo gusabana n'Imana mugasaba. Icyo musaba cya mbere niko biri tubwira Timoteyo, musengere igihugu cyane kugira ngo cye mu mahoro. Hari igihe usanga umuntu asenga akavuga ngo Mana mpa amafaranga, Mana mpa amazu. Uzubaka inzu he? Uzubakira inzu he? Mu gihugu. Ariko abakristo uzasanga basengera igihugu ni baki, ni baki, ni baki yape. Uwigeze yiriza no ku gihugu cye ngo agisengere ni baki. Ariko niko Bibiliya ivuga ngo nimusenga, nimujya muri gahunda ngo y'ibyifuzo, ugiye kubwira Imana, wana guhere ku gihugu cyawe kubone kugira gute gusenga. Abenshi yo dusenga nk'abapagani. Abapagani bavugaho amagambo batagize umutima. Icya kabiri, abapagani barasaba ibyifuzo byabo bya buri munsi. Umwana yaguye, umwana yarwaye, Yesu n'umunyembabazi, kira akagenda. Mwana yanjye narwaye akaguru, kira wagenda. Nuko niko abapagani basenga buri gihe. Kira, hirika imisozi, yahiritse. Byagiye. Imana ni nziza, izabikora. Mbabwiza ukuri, nimuyisenge mukabisaba izabikora, kuko ni Imana y'impuhwe pe, izabikora. Ariko ntimuzigera mwakira ibiva ku Mana, ntimuzigera mwakira umugambi w'Imana ku buzima bwanyu, ntabwo muzabwakira. Ariko nimusenga
mujyane umutima, ubundi muvuge ngo ibyo ushaka bize mu buzima bwacu. Amen. Numva nshoje. Abantu benshi bavuga ko muri iyi minsi ngo nta mwanya wo gusenga tugira. Hari umudamu witwa Suzanne Wesley, abantu bazi amateka menshi y'abantu ba Wesley, ni umuntu yabyaye abana 19. Muzasome makuru yiwe. Umunsi umwe rero abantu baza kumubaza ngo niye banga wakoresheje kugira ngo abana ba 19 babe bagize. Ubu harimo batangije Methodiste, murabizi zino ndirimbo za Smith mujya muzumva, n'abandi Imana yagiye ikoresha. Aravuga ati nani ifite akavuyo k'abana baza abana 19, urebe ukuntu bakurikirana. We ntiyasengaga mu gitondo, ko umuntu ufite abana ntiyasenga mu gitondo, ngo saa 8 yo zageraga abana bari babizi, bari kugwa, bari kwikubita hasi, bari gutaka, bari kurwana. Yahitaga ajya mu cyumba cye ngo agakinga, akababwira ngo ngiye kuvugana na Yesu. Abana bazi ngo saa 8 mama ajya kuvugana nande na Yesu. Agafata isaha ya saa 8 agatuza akavugana na Yesu. Imana yamubashishije kurera abana 19 bagize uruhare rukomeye mu mpinduka nyinshi. Imana dufashe tugire neza. Ntabwo isi izaduha umwanya wo gusenga, ntabwo bishoboka, ariko dukwiriye kujya hirya umutima ukagera igihe ukaza imbere y'Imana, tukumva icyo Imana ivuga, natwe tukabwira Imana ibyo ishaka. Nibwo tuzabona imbaraga, nibwo tuzabasha kuba abahamya ba Yesu Kristo. Amen. Mweke duhaguruke dusenge. Nta mahoro yuzuye twabona muri kwa data ni hogu hasendereye amahoro. Umutima zatu umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye iyi nzira y'amasenge, niba dukurikiye iyi nzira nziza, iyi nzira y'amasenge, niba dukurikiye iyi nzira y'amasengesho. Yesu umunsi wigeze bamubaza ngo mwami turashaka gukorera, avuga ngo umurimo wanjye n'ukwizera yatumye. Bongeye baza kumureba, avuga ngo umuntu nashaka kunkorera ankurikire, ngo aho ndi ari umugaragu wanjye azaba. Ahantu Yesu ari mu ijambo rye, twumva dutuje, ari mu bihe byo gusenga, aho umwuka wera aba ari kumwe natwe, tugakorana n'imitima yacu kugira ngo twumve Imana, natwe dusukire Imana ibyacu. Itorero ry'Imana ndongera kubakangurira, byibura ongera ufata umwanya mutoya wo gutubuza ujye usenga Imana buri munsi. Yesu yari umwana w'Imana, ariko ubuzima bwe bwari ubwo gusenga, bwari ubwo kumva se, bwari uko kumva icyo Imana imushakaho. Imbaraga z'Imana zirahari, Imana ifite plan ku buzima bwacu, Imana ishaka gukoresha ubuzima bwacu, ariko yaratubuze. Abenshi turyamye munsi y'igiti nka Eliya, abenshi turyamye mu mibabaro n'agahinda na depression gusa, kandi Imana ifite umugambi mugari ku buzima bwacu. Ariko twongere dufate umwanya, tujye mu nzu twiherere, twongere twumve Imana, twongere twumve ibyo Imana idushakaho. Mwibuke ko udushaka ari umuremyi wacu, kandi ibyo ashaka byose kuri twe ni byiza. Twongere dufate ibihe byo gusenga no kumva Imana, kugira ngo Imana ikoreshe ubuzima bwacu. Imana ikeneye abanyarwanda, ikoresha, ikeneye abasore, Imana ikeneye abantu ku bubyutse mu Rwanda, ariko yaratubuze. Imana ishaka ngo twongere dufate ibihe, tuzana umutima, kandi Imana izasuka imbaraga zayo muri twe, kandi Imana izadukoresha.
mureke twongere dusenge. Wongere ubwire umutima wawe ngongere umwanya, umpakanya Yesu nongere nze nkwegere, umpakanya Yesu nongere mwegere, umpakanya wongere Yesu mwegere, numva ibyo ushaka, ibyo ushaka ku buzima bwanjye. Mureke dusenge. Mana turagushimiye ko duteguriye uburyo bwiza bwo kuvugana natwe. Oh haleluya. Ntabwo hakiriho ubutambyi bundi, ntihakiriye intermediary yacu nawe, umwenda urukingirije heza wasatuwemo kabiri kugira ngo Imana ibane natwe, kugira ngo Imana ivugane natwe, kugira ngo duhure nawe. Turagushimiye wadushyiriye ibihe byiza byo gusabana nawe, kugira ngo twumve ijwi ryawe, kugira ngo twumve ibyo dushakaho, kugira ngo udukize umubi, kugira ngo uduhe ijambo ryawe turyumve, kugira ngo uhindure ubuzima bwacu, kuko ukeneye umucyo mu isi, kuko ukeneye umunyu mu isi. Ariko wongeye kuduhamagarira ngo twongere tugaruke mu bihe byo gusenga, mu bihe byo kukumva. Ukeneye abantu basengera igihugu, ukeneye abantu ubwira ibyifuzo by'igihugu, ukeneye abantu ubwira ibyo ushaka ku gihugu, ukeneye abantu ubwira ibyo ushaka ku itorero, ukeneye abantu ubwira ibyo ushaka ku buzima bwabo. Ariko waratubuze, ariko waratubuze. Amasengesho yacu menshi ameze nk'ay'abapagani, nayo gusaba gusa, nagarukira mu kuvuga hejuru gusa. Ariko ukeneye ko tukumva, kugira ngo uzukorere mu buzima bwacu, kugira ngo uzukorere mu buzima bwacu. Urakoze Yesu kongeye gukangurira abana bato gusenga, urakoze kongeye gukangurira abasore n'inkumi kongera guha umwanya wo gusenga, tukagabanya imyanya yindi twagiraga, tukongera tukagira umwanya muto wo kukumva no kugusenga. Urakoze ko abagore bari hano mu miruho yabo, mu kazi kabo ka buri munsi, ubahaye kongera gutekereza umwanya wo gusenga. Urakoze ku bagabo bari hano mu cyuya cyabo cya buri munsi cyo gushaka umutsima, ubahaye gutera intambwe ntoya bakongera bagashaka kukumva. Ibyo ushaka kutubwira ni byinshi mu ijambo ryawe mu bihe byo gusenga, ibyo ushaka kuganiriza imitima yacu ni byinshi. Oh haleluya. Ibyo ushaka guhindura muri twe ni byinshi, ibyo ushaka kurema muri twe ni byinshi, ariko twabuze umwanya w'ijambo ryawe no gusenga. Ongera udukumbuze ibihe byo gusenga, ongera udukumbuze ibihe byiza byo kukuvuga no kukuramya mu bihe byo gusenga. Bitakira amasengesho y'umuhango, bitarakira amasengesho y'umunwa, ahubwo umutima winjira imbere y'Imana, umutima ujya imbere y'Imana, kuko uri data wa twese kandi ibyo ugambira kuri twe ni byiza. Urakoze kongeye gutanga imbaraga no kuduhembura no kutwibutsa ibi bihe byiza byo gusenga. Haleluya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Wavuze ngo icyakora tuzahabwa imbaraga, umwuka wawe natumanukira, ni twebwe abana bawe. Oh haleluya. Uzadusukira imbaraga, uzadusukira imbaraga kugira ngo ubashe gukoresha ubuzima bwacu. Uduhe kongera gukumbura ibi bihe byo gusenga, uduhe kongera kugukumbura, dukumbure kuvugana nawe, dukumbure kugushima, dukumbure kugutaramira, dukumbure mwami kugutaramira. Mu miryango yacu ubwami bwawe bwongere buze, mu byumba byacu twongere tuguhamagare, mu ngo zacu indirimbo zo kuramya Imana zigaruke. Oh haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Wongere ugari ibihe byo gusenga, abantu bakumbura Imana, abantu bakumbure kumva Imana, abantu bakumbure kukubwira bisanzuye, abantu bakumbure kwakira ibyo uvugana nabo. Haleluya, haleluya. Itorero rikeneye kumva icyo ushaka, dukeneye kumva umugambi wawe. Ntabwo dukeneye kumva imigambi, ntidukeneye kumva imigambi ya Satani, dukeneye kumva umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Dukeneye kumva icyo Imana ishaka kuri twe. Ibyo dukeneye, nibyo dukeneye kugira ngo tubibemo, kugira ngo tubibemo, kugira ngo tubibemo. Haleluya, haleluya. Kure y'amajwi, kure y'amagambo, kure y'imirimo yacu, kure y'ibindi byose, umutima uzi imbere yawe, tukuvugishe nawe utuvugishe. Urakoze Mwami, urakoze Yesu.